Patris et Filii. Papa Leo wa 14 uhagarariye Kiliziya Gatolika kuva ku itariki ya 8 Gicurasi 2025. Uyu niwe papa wa mbere w'umunyamerika mu mateka ya Kiliziya. Yavutse ku itariki ya 14 Nzeri mwaka 1955 avukira i Chicago. Akaba ari umwana wa Louis Marius Prevost n'umubyeyi w'umunyaperu Mildred Martinez. Yize muri Villanova University aho yakuye impamyabumenyi mu mibare mu mwaka 1977. Nyuma akomeza amasomo ya teolojiya muri Catholic Theological Union ya Chicago aho yahawe ubupadiri mu mwaka 1982. Mu myaka y'1980 Papa Leo wa 14 yakoze ibikorwa by'ubumisioneri muri Peru aho yaje kuba umwepiskopi kuva mu mwaka wa 2015 kugeza 2023. Muri 2023 Papa Francis yamugize umushumba mukuru wa Kiliziya Gatolika aho yagaragaje ubuyobozi bwiza n'ubushobozi bwo guhuza abayobozi b'amadini atandukanye. Uyu niwe mushumba mukuru wa Kiliziya Gatolika ku isi y'abarenga miliyari 1 na miliyoni zirenga 300 ku isi. While the secrecy surrounding the election of a akiri muto yagaragaje umutima wo gufasha abandi n'ukwemera gukomeye. Akurira mu muryango wubaha Imana kandi ngo wigisha urukundo n'ubupfura. Mu myaka y'1970 yinjiye mu buzima bwa Kristo binyuze muri ordeni y'abafrere b'Abaugustin, ahabwa ubusaserdoti mu mwaka w'1982. Yahise ajya gukorera iyogezabutumwa muri Peru aho yamamaye nk'umuntu ukunda gukorera abakene, abarwayi n'abandi batishoboye. 2001 yatorewe kuba umuyobozi mukuru w'abafrere b'Abaugustin ku rwego rw'isi, Superior General, abayobora kugeza 2013. Muri 2015 yagizwe umwepiskopi wa Chiclayo muri Peru aho yakomeje kuyobora mu bwitonzi, urukundo n'ubwenge. 2023 Papa Francis yamugize kardinali ndetse amushyira ku mwanya ukomeye mu buyobozi bwa Kiliziya, awuyobora nk'umuyobozi w'ibiro bishinzwe abepiskopi. Nyuma y'urupfu rwa Papa Francis ku itariki ya 2 Mata 2025, abakardinali 133 bateraniye Vatikani mu nama y'itora rizwi nka conclave. Mu itora rya 4 Robert Francis Prevost yatsindiye amajwi amugira papa, ahita hitamo izina rya Papa Leo wa 14. Tuvuge kuri iri zina Leo. Izina Leo rifitanye isano n'amateka akomeye y'abapapa nk'uwigeze kuyobora Kiliziya mu kinyejana cya 19. Papa Leo wa 13 uzwiho guharanira uburenganzira bw'abakozi n'imibereho myiza y'abantu. Papa Leo wa 14 nawe yahise agaragaza ko azaharanira ubutabera, ubumwe ndetse n'impuhwe. Mu ijambo rye rya mbere nk'umushumba wa Kiliziya Gatolika yagize ati: "Ishaka kuba umugaragu w'ukuri utarangwa no gucira abandi urubanza, ahubwo bumbatiye urukundo n'ineza y'Imana." Bavuga ko uyu papa ashyira imbere amahoro, kurengera ibidukikije, gufasha abakene n'ubumwe bw'abantu bose ndetse no kwita ku ruhare rw'urubyiruko n'abagore muri Kiliziya. Papa mushya yashimangiye ko Kiliziya Gatolika yo muri Afurika ari ingirakamaro ku hazaza h'isi. Ati Kiliziya Gatolika yo muri Afurika ifite ubuzima, ifite ibyiringiro, tugomba kuyumva no kuyigirira icyizere. Papa Leo wa 14 azwiho kuba umuntu ucisha make, wicisha bugufi, uharanira uburenganzira bwa buri muntu no kuzamura Kiliziya mu rwego rw'umwuka, imiyoborere n'ivugabutumwa rifite ishingiro ku rukundo n'ubutabera. Uyu niwe papa mushya wa Kiliziya Gatolika, umuyobozi mushya isi yose yitezeho impinduka zubaka urukundo n'icyizere. Ariko se Papa Leo wa 14 nk'umuntu wavutse mu muryango usanzwe kandi akaba yarakuriye mu gihugu cya Amerika, akunda bintu ki? Abamuzi bavuga ko akunda ibintu byinshi bitandukanye ariko bijyanye n'umuco, uburezi ndetse n'imiryango. Mu buzima bwe bwo hanze akunda cyane uburezi,
ubushakashatsi, ndetse ngo yanashyize imbaraga nyinshi n'ingamba zo guteza imbere ibikorwa byo kwiga muri kiliziya, aharanira ko amasomo y'iyobokamana atangwa ku rwego rwo hejuru mu buryo bw'ubwenge. Akunda kandi imibereho y'abakene n'abatishoboye, aho aharanira ko habaho ubufasha bukwiriye ku bakene, impunzi ndetse n'abatishoboye. Bivugwa ko mu gihe cy'ubupadiri bwe yakoresheje ubuzima bwe mu bikorwa byo gukusanya inkunga no gutanga ubutabera ku bantu bo mu buzima bukenye. Akunda cyane umuco wa Peru, aho yakoze cyane mu gihugu cya Peru mu bikorwa by'ubumisiyoneri, ngo kandi akunda gusura iki gihugu cya Peru no guteza imbere ibikorwa by'Abanyarwanda n'abaturage baho mu rwego rwo kubaha ndetse no kubashyigikira. Papa Leo wa 14 akunda kandi ngo gukora umurimo, aho aharanira gukora ibintu byiza mu buzima bwe, kandi ngo akunda guhura n'abantu benshi, kuganira n'abayobozi batandukanye ndetse no gutanga ubufasha ku bafite ibibazo bikomeye. Mu rwego rw'imyidagaduro n'ubuhanzi, akunda ibikorwa bifite ubutumwa bwiza n'ubwiza bwo kugaragaza amahoro, nubwo atagaragara cyane muri sinema cyangwa ibitaramo. Ariko mu buzima bwo hanze kandi, Papa Leo wa 14 ngo yagerageje kugaragaza iby'ingenzi ayikundira cyane, harimo ubwitange, gukunda igihugu n'umuryango ndetse n'inyungu za kiliziya, no kubaka iterambere ry'igihugu no gufasha abantu bose. Akimara gutorwa, abategetsi bakomeye b'ibihugu bikomeye ku isi nabo bavuze. Nyuma y'itorwa rya Papa Leo wa 14, abayobozi bakomeye ku isi bagaragaje ibyishimo n'icyizere cyinshi ku hazaza h'iyi kiliziya n'umuryango wa Kristo. Ababanjirije abandi ni perezida w'Ubutaliyani Sergio Mattarella, yashimye itorwa rya Papa mushya, avuga ko ari intambwe ikomeye mu guteza imbere ubufatanye hagati ya kiliziya n'andi madini atandukanye ndetse no ku rwego rw'amahoro ku isi. Yagize ati, iki ni igihe cy'amahoro, icyizere n'ubumwe bw'abatuye isi, aho Papa Leo wa 14 azaha agaciro urukundo n'ubwiyunge ku bantu bose. Si we wenyine, perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump nawe ntiyashatse gusigara inyuma. We avuga ko yishimiye cyane kuba Papa mushya ari umunyamerika. Ati, ni ishema rikomeye kumenya ko ari we Papa wa mbere ukomoka muri Amerika. Ni ibyishimo bikomeye, ni ishema rikomeye ku gihugu cyacu. Ntegereje guhura na Papa Leo wa 14, bizaba ari umwanya w'ingenzi cyane. Chancelier w'Ubudage Friedrich yagaragaje ko Papa Leo wa 14 azaba ari inkingi y'ubutabera n'ubwiyunge ku isi, anashimangira uruhare rwe mu guhuza abantu no guteza imbere amahoro. Abayobozi b'Uburayi nka Antonio Costa, perezida w'inama y'Uburayi, na Ursula von der Leyen, perezida w'ubumwe bw'Uburayi, batangaje ko Papa Leo wa 14 azakomeza umurage wa Papa Francis mu guteza imbere amahoro, agaciro ka muntu n'ubumwe ndetse no guharanira ko isi irangwa n'ubutabera n'impuhwe. Inama y'Abakristo ku isi, World Council of Churches, nayo yohereje ubutumwa bwo kwishimira itorwa rya Papa mushya, igaragaza ko ifite icyizere ko azakomeza umurage wa Papa Francis mu gukunda abantu bose, cyane cyane abatishoboye, no kwita ku bidukikije. Guverineri Jeff Landry wa leta ya Louisiana muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nawe yagize ati, Habemus Papam. Ati, dufite Papa, turamwifuriza urugendo rwiza mu kuyobora kiliziya. Izi nkuru zose zigaragaza ko itorwa rya Papa Leo wa 14 ryakiriwe neza ku isi hose, abantu benshi bakamwifuriza kuzagira uruhare rukomeye mu guteza imbere amahoro, ubumwe ndetse n'ubutabera. Ariko ubundi ataratorwa yahabwaga amahirwe angana ate? Abasesenguzi n'ibitangazamakuru bitandukanye bigaragaza ko mbere y'itorwa rya Papa Leo wa 14 ari we Robert Francis Prevost yari umwe mu bakandida ngo bashoboka cyane mu matora ya Papa. Mu buryo bw'imibare, abantu benshi bahoraga bareba ku bagize conclave ya nama y'abakaridinari kugira ngo bamenye abashobora kuzatorwa. Ariko hari iby'ingenzi babonaga kuri uyu mupapa byatumaga n'ubundi batamushidikanya ko atakwiye gutorwa. Yari mu bahabwaga amahirwe cyane, azwiho ubunararibonye mu iyobokamana. Ababanye nawe bavuga ko mu gihe cyose yakoze ibikorwa by'iyogezabutumwa muri Peru ndetse akayobora ibiro bishinzwe abepiskopi,
ngo yagize n'uruhare rukomeye cyane mu bunararibonye bw'ubuyobozi muri kiliziya, aharanira gukorera abakene ndetse kwita ku barwayi n'abatishoboye. Ibi ngo byatumaga abonekamo ubushobozi bwo kuyobora abantu mu bihe bikomeye. Uyu papa afite n'ubundi bunararibonye bwo kwegera abantu. Papa Leo wa 14 we yari afite umubano mwiza n'abakristo batandukanye mu isi hose, kandi abantu benshi ngo bamuziho impuhwe n'ubwiza bw'umutima. Uyu mutima wo kwita ku bandi niwo wagaragaye cyane mu bikorwa bye byo gukora neza, harimo no kuzamura impuhwe no kugabanya amakimbirane. Nubwo ku rwego rwo hejuru hari abatorwa nyuma yo kwigizayo abandi, ngo byari bizwi ko yabashije kuza mu myanya ikomeye muri kiliziya, kandi abenshi ngo mu bakaridinari bari bafite ibitekerezo byiza ku hazaza he h'ubuyobozi bwe, bakizera ko mu gihe yatorwa kiliziya izaba nziza kurushaho. Ikindi cyatumaga ahabwa amahirwe ni uko ari umunyamerika. Kuba kandi Papa Leo wa 14 yari umunyamerika byamuhaye amahirwe ku buryo bw'umwihariko muri conclave, kuko mu gihe isi yari igiye guhura n'ibibazo byinshi, abantu benshi barebye inyungu mu guha amahirwe umuntu w'icyo gihugu, cyane cyane ku rwego rw'ubuyobozi. N'ibihugu bitandukanye. Kuri Kiliziya Gatolika, abasesenguzi bavuga ko afite amahirwe menshi yo gukemura ibibazo by'imiyoborere n'imyitwarire muri kiliziya, harimo n'ibibazo by'ihohoterwa rishingiye ku gitsina, imicungire y'umutungo n'uruhare rw'abagore n'urubyiruko mu buyobozi. Kandi ngo kuba Papa Leo wa 14 ari umunyamerika, abasesenguzi bavuga ko bishobora gufungura amarembo y'ubufatanye hagati ya Kiliziya Gatolika n'ibindi bihugu by'amajyepfo ya Amerika ndetse no mu bindi bihugu bya Afurika, aho kiliziya ikomeje gukura. Icyizere cy'ahazaza cya Papa Leo wa 14 kigaragaza ko afite amahirwe yo kuba umuyobozi wubaka, uhuza abantu kandi uharanira amahoro n'ubutabera ku isi, akagira uruhare rukomeye mu gukemura ibibazo by'imiyoborere n'imyitwarire muri Kiliziya Gatolika ndetse no gukomeza imiyoborere myiza mu rwego rw'amahoro n'ubutabera ku isi yose. Ariko benshi baribaza ngo Papa azabanira gute abaryamana bahuje ibitsina? Papa Leo wa 14 uhagarariye Kiliziya Gatolika, uyu ngo afite icyerekezo gikomeye ku bibazo by'ingenzi birimo uburenganzira bw'abaryamana bahuje ibitsina, abimukira, imihindagurikire y'ibihe ndetse n'ikibazo cy'ubuzima bw'abarwayi. Nubwo ataratangaza neza imyumvire ye ku baryamana bahuje ibitsina, abasesenguzi bavuga ko afite amahirwe menshi yo gukomeza umurage wa Papa Francis wo guharanira ubumwe n'impuhwe. Papa Francis yagaragaje ko abakristo bose, harimo n'abaryamana bahuje ibitsina, aho bakwiriye kwakirwa neza no kubahwa. Ibi byatumye habaho impinduka mu myumvire ya Kiliziya Gatolika ku isi hose. Ku bijyanye n'abimukira, Papa Leo wa 14 ngo afite amahirwe menshi nanone yo gukomeza uwo murage wa Papa Francis wo guharanira uburenganzira bw'abimukira no kubarinda ivangura. Papa Francis yagaragaje ko abimukira bakwiriye kwakirwa neza no kubahwa, kandi Kiliziya ikwiriye kuba ahantu ho kwakira no gufasha abageze mu kaga. Naho ku mihindagurikire y'ikirere, uyu Papa Leo wa 14 ngo afite amahirwe nanone yo gukomeza wa murage wa Papa Francis mu guharanira kurengera ibidukikije no guhangana n'imihindagurikire y'ikirere. Papa Francis yagaragaje ko ibidukikije bikwiriye kubungwabungwa kandi abantu bose bakwiriye gufata iya mbere mu kurengera isi. Naho ku bijyanye n'ubuzima bw'abarwayi, Papa Leo wa 14 afite amahirwe yo gukomeza uwo murage nanone wa Francis wo guharanira ubuzima bw'abarwayi no kubarinda ibikorwa by'ihohoterwa. Kuri iyi ngingo, Papa Francis yagaragaje ko abantu bose barimo n'abarwayi bakwiriye kwakirwa neza no kubahwa, kandi Kiliziya ikwiriye kuba ahantu ho gufasha no kurinda abarwayi, cyane cyane abanyantege nke. Muri rusange, Papa Leo wa 14 afite amahirwe yo gukomeza cyane umurage wa Papa Francis mu guharanira ubumwe, impuhwe no kubaha abantu bose ndetse no gukomeza imiyoborere myiza mu rwego rw'amahoro n'ubutabera ku isi yose. Uyu Papa Leo wa 14 ni umwe mu bapapa bashya baje kuyobora Kiliziya Gatolika mu bihe by'ikoranabuhanga n'imibereho ihinduka buri munsi ndetse vuba. Imihigo ye ni ukongera kwita ku itorero no gukemura ibibazo